tuvuga umugisha ntabwo ari amafaranga, iyo tuvuga umugisha ntabwo ari ama etaje, iyo tuvuga umugisha si amatungo menshi, iyo tuvuga umugisha ni ikimenyetso cy'ubuzima, ubuzima buzira umuze. yego. Ikindi ni amahirwe mu kubaho. yego. Ubu hari uwubatse etaje yabuze abakiriya bayijyamo, ibereyeho. undi yakubaka inzu bagafata imiryango utaranarangiza, akiri kuyubaka ati mpa imiryango ibiri akira n'amafaranga avance. uwo ni umugisha. Nubaka inzu muyo bamuhaye kugira ngo bazazigemo. Urumva ibintu bitandukanye. Kuba utarwara ko uramubwize kuri je, ubuze ubuzima bwo kumiragura ibinini bya buri munsi, nagahinda ibibi. none baze kwiteragura inshinge za buri munsi, si byiza rwose. uwo ni umugisha harya. Abana bakabyarira mu rugo ntibashyingirwe ntugire ubuzima. Iyo tuvuga umugisha ni imibereho n'ubuzima butanga amahoro kuri nyirabwo. yego. Miliyoni 100 zitanga icyacu azumva yayandi ari menshi. ijana n'izingahe? Si miliyoni 10? miliyoni 10. Tuzi gukiranuka mu duke ibyinshi tukifata. Ubwo wa muntu ahindutse impamvu yo guhamagara abadayimoni mu bintu bye, yazamutse abimurikira Imana, azamuka amenyereza Imana. yego. amahame abwira Imana ati jye Mana umushahara wa mbere uzampa genza nzawuguha. yiteze umutego. Icya mbere ntiyagiye ku rutaro ajya mu kazi, yarateze, yarariye, yarabyibagije, yaguze amayinite, bamuhembye asanga ibibazo afite biruta yahembwe. Ati Mana rero bawihanganye wewe buri ikintu nzagukorera naho butaha, akabahamagaye dayimoni yinjiye muri bwa butunzi, agakata Imana akegera dayimoni. kandi wavuze wa mbere warahita Imana n'umakazi. nzakora iki? Ukiri umukene wumva agahinda k'abakene, none umaze kuryo ibagiye agahinda k'iki k'abakene k'abashonje. we yagiye kwerekana ibiki imbere hariya ngo barahari. Niba hari ibintu bidafite ikintu bivuze ni ukwerekana sex, kuko nta udafite ubwo buryo. ubwo buryo buri wese arabufite kandi mu rwego rwe, ntabwo ari umuco wacu. Niba warakoze ingendo ukareba abanyarwanda bakunda kurira mu modoka ni bangahe? ntabwo ari umuco, ariko mu Kongo si ikibazo, ni ibintu bisanzwe. umugande kuva mu igaraje agahita ajya adakarabye si ikibazo, ni ibisanzwe. Ngisi yo ucawe tu ni kazi, ni kazi. Tango yari ibintu tugomba kumenya mu misengero no mu myubahire y'Imana. Niyo mpamvu twebwe gusengera abantu batura hasi mu Rwanda tutabyemera, si ibico yacu. yego. Rero amafaranga kenshi ashobora abantu gukora ibyaha no kwangiza, sibyo? Yahaye Imana kibishoboye, yasurana kibishoboye, ariko amaze kurenga ati nta mwanya mfite. Icyambere bwabo kire umusibije mu rusengero, nibyo kuko ntwahora mu rusengero ufite akazi ukora, ariko nutaboneka ugerageza uboneke. Byabakuye muri korali, byabakuye mu guhimbaza Imana, byabakuye mu gufasha bwabo kene yari ari Imana iramutabaye. None mutabaye yongeye kwisubiza hasi, rangiza ngo ni musengere karandiraje. Imana tubwo wajya bamenyereje icya 10, menyereza kunkorera, menyereza gushyikira korali, abantu barishimura bagaburira, none barihagaritse kandi iteze cya munara, kuko kuya Imana iguhombe iraguhombya burya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries hamwe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste dukomeje amasengesho twinjiye mu cyumweru cyitwa ngo bohora zitura kuraho iby'abarozi baziritse, iby'abagome baziritse, iby'abagambanyi baziritse, ikintu cyose kiziritswe kigomba kuziturwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kumana natwe muri aya masengesho witegura kwakira ibyaziritswe byose, maze ukabasha ukarengerwa. Imana nishimwe cyane, kandi ni muri urwo rwego dukomeje ya gahunda yacu ya Seeds of Joy. Fasha abana, ita ku bana, ita ku bababaye. Ni uburyo bwiza bwo kwerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari itorero, si idini, si n'umuryango, sigenda no kuba n'itorero burundu, ahubwo naho duhurira tukanezerwa. Bohora, bohoza, zibuza isoko yawe. Amina, amen.
tuje ngo haye ikaze ku mwebwe Abera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka wumva uguwe neza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo akuganza bari hanze y'u Rwanda bari mu Rwanda Imana ibahumugisha cyane ibahaze uburame ibyo mukora byose Imana igenda ibyagura he umugisha imirimo y'amaboko yanyu amazina yanjye ni Jerry turagarutse n'ubundi muri bya biganiro byacu bisanzwe ariko n'amasengesho arakomeje mwibuka Seeds of Joy abantu bababaye kwishyura mitiwere n'ibindi byose Imana ijya ibashoboza mujya mubikora ariko mujye munabizirikana Imana ibaho umugisha cyane rero ababikora babikunze turabashimira cyane amasengesho rero n'ubundi arakomeje barabafasha abakozi b'Imana mu gusenga bitandukanye uri iki cyumweru twavuze ku kintu cyerekeranye umuntu mu bice byinshi twagiye tuvugamo ndetse twanahakozeho kenshi ejo twari turi ku ruhare rw'amadini ndetse n'abakozi b'Imana ariko uyu munsi noneho turagira ngo turebe mu mahame y'Imana ese hari amahame y'Imana ameze ateye ate nta kuntu umuntu yifungira umugisha bitewe nawe ubwe ku giti cye bitewe nuko Imana yaguhaye umugisha runaka cyangwa se mu buryo runaka yagushyize ahantu runaka ntiwahabera umwizerwa ntiwahabera amaso ese birashoboka ko ushobora kwifungira umugisha ese birashoboka mu gihe byagenze gutyo wakora iki kugira ngo biveho reka duhere ngo birashoboka ese bibaho wowe ku giti cyawe na principe z'Imana ushobora kuba utarakurikije ndabasuhuje cyane mwese mushumba waramutse neza ndamahoro ndashimira Imana kuri uyu munsi mwiza wo ku cyumweru ndashimira Imana yanyemereye kuba ndi hano kandi nkagushimira nawe kandi nkomeza gushimira abantu badukurikira ku mwebwe Abera Ministries abantu badukunda cyane abahize imihigo ku bw'iyi ministeri abayikunda abayishyigikira mu bitekerezo abayisengera reka mbabwire ngo Imana ibishimire nanjye ndabashuje mwese ko mungana kandi nongere nsohoza abantu barwaye indwara zidakira mbabwire ngo ntizikira ku baganga ntizikira mu madosiye yabo ariko nta ndwara Yesu adakiza zose buriya sira niba ari ikintu kinshimisha n'umuntu mumbwira ngo indwara ngo abaganga bambwiye ko indwara bayibuze yego aho ndaryohera kumbwira ngo bavuze ngo kwa muganga mbwiye ngo kuba ntabyara ngo ukabona babivuga ukundi ndaryohera uko nzi ko nta ndwara Imana idakiza nta mahana Imana itavanaho nta ntimba Imana itavura nta kaga na kamwe Imana itahagarika yego ndagushuje cyane ndaryohewe nta kaga kose Imana idakuraho nta ndwara Imana itavura yego kuki bikuryohera rero umuntu yakwibaza atyo kinarira yosuzu no mugabo ngewe sira we wabyumvise na cyane nta kaga kose Imana itavanaho ndagusuhuje cyane nawe yego nanjye ndagushuje Imana ikumpere kurama na mushumba Imana imuhe kurama n'abadukurikiye bose mwese Joseph Imana imuhe kurama bose Imana ibampere kurama yego mukomeze mugubwe neza turabakunda yego uyu munsi turashaka kureba mushumba amahame y'Imana ese hari ukuntu ushobora kuyica bikakubera inzitizi zo kugera ku mugisha cyangwa zo kudindira kwawe bitewe nawe ubwawe nibyo dushaka kugira ngo dusobanukirwe murakoze cyane Imana iguha umugisha Jerry kandi Imana ikugirire neza ubundi turi mu ntego ivuga ngo umuntu ubundi ikintu cyitwa umuntu n'ubutunzi n'ibintu bibiri biteye ubwoba umuntu n'ubutunzi ubutunzi ni ikintu abantu bona bakunda gukurikira cyane kikabatwara umwanya kikabatwara igihe kikabatwara uburyo so ubutunzi ni imwe mu mpamvu ituma abantu basa nkaho bagwa cyangwa bagakizwa cyangwa bakibagirana iyo ushaka kugira ngo umenye umuntu neza muha amafaranga yego nibwo umenya uwo ari we muha icyubahiro nibwo umenya uwo ari we muha ubuyobozi nibwo mumenya kuko nibwo umenya ko ari umwibone nibwo umenya ko ari umugome nibwo umenya ko ari umugambanyi rero twabonye ko ayo masengesho twavuze ngo uruhare rw'abantu mu guhagarika imigisha yabo kabone n'ubwo bakoze ibikwiriye arasenga arize ariko hari ibyo yahagaritse yego twongere dukosore n'abantu batwumva iyo tuvuga umugisha ntabwo ari amafaranga iyo tuvuga umugisha ntabwo ari ama etaje
iyo tuvuga umugisha si amatungo menshi, iyo tuvuga umugisha ni ikimenyetso cy'ubuzima, ubuzima buzira umuze. yego Ikindi ni amahirwe mu kubaho. yego Ubu hari uwubatse etaje yabuze abakiriya bayijyamo, ibereyeho, undi yakubaka inzu bagafata imiryango utaranarangiza, akiri kuyubaka ati mpa imiryango ibiri akira n'amafaranga avance. uwo ni umugisha. nubaka inzu muyo bamuhaye kugira ngo bazazigemo. Urumva ibintu ko bitandukanye, kuba utarwara ariko uramubwize kuri je ubuze ubuzima bwo kumiragura ibinini bya buri munsi, n'agahinda ibibi none baze kwiteragura inshinge za buri munsi, si byiza rwose. uwo ni umugisha harya. Abana bakabyarira mu rugo ntibashyingirwe ntugire ubuzima. Iyo tuvuga umugisha ni imibereho n'ubuzima butanga amahoro kuri nyirabwo. yego ntufite imodoka ariko ntiwabuze n'iya taransiporo. yego anyumvise ariko uragenda nubwo utabonye ay'inyama ariko muriye indagara, niba mutabonye ay'isombe ariko muriye dodo. yego abana bawe nubwo batiga mu mashuri ahenze ya miliyoneri ariko ntibabuze minerivare aho bize. yego akabati kawe ntikuzuyemo imiti karimo ibisorori nubwo nta kintu kirimo, yego ariko ibisorori bize gute birimo, ariko ahandi usanga huzuye imiti y'ibicurane, y'inkorora, ya giripe, yo mu nda, ibinini, inshinge, mbega babigize nk'ibyo kurya mu byo muri bije bagira bashyiramo n'imiti. None wowe ku bwawe muri bije utunze nta miti igize gute, ntayirimo. uwo si umugisha. Umugisha ni uwo kurama, ntiwaramutarya, ntiwaramutanywa utanywa, ntiwaramutambara, ntiwaramutagira ahuba. Cya kabiri ku mugisha ni igikundiro mu bantu, yego kubaho ukunzwe, yego atari ukuri umusitari ahubwo ufite igikundiro, ufite igikundiro, abantu bagukunda, watera imboga zikamera, watera ibihaza bikera, wasuzuma bakakwikiriza, rero ukabona uri umunyamugisha ku buryo umuntu aba yumva yifuza kuvugana nawe. yego ngaya amahirwe. Amafaranga ntabwo ari umuntu, uko abantu babicurika cyane, burya nayo arakenewe, ariko hari ufite amafaranga afite n'icyangiro, hari ufite amafaranga arimo sida, hari ufite amafaranga arimo igituntu n'indwara n'ibindi, hari ufite amafaranga arimo kanseri, hari ufite amafaranga umugabo n'umugore bararukubiri, hari ufite amafaranga abana bari iwawe kubera ko urumogi baba batunze amamodoka, hari ufite amafaranga imiryango itavugana, hari ufite imiryango nta mwana uhari. Kiranga ibyo wabyumvise? ndi kubyumva cyane. Ibi byose mbivugiye iki? Mfuza kugira ngo abantu boye kuba confused. Agakiza ntigapimirwa ku byinshi utunze, agakiza gapimirwa ku mahoro ufite muri ibyo byinshi byawe. yego ntabwo babyumvise n'ibyo ndabyumvise. agakiza ntigapimirwa ku byinshi utunze, agakiza bibaho. agakiza gapimirwa mu kubaha Imana muri ibyo byinshi utunze, amahoro ufite muri ibyo byinshi utunze utunze. cyangwa ibyo utunze. haleluya. Ubundi ni yasavuze ngo mbasigiye amahoro yanjye, bahaye amahoro yanjye, sinyabaye nk'uko isi yatanga. yego isi batanga umutekano, batanga amahoro, kandi umutekano urindwa n'imbunda n'amasasu n'abasirikare n'abantu bafite inkoni, n'abandi bafite iki n'iki byose, ariko amahoro ayarinda ute se bayakura? nayo mu mutima yose atanga. yego urumva aha hantu agakiza si ubwinshi bw'abantu bw'ibintu, ahubwo agakiza ni amahoro ufite muri ibyo byinshi cyangwa bike ufite. cya kabiri ni uburyo witwara mu ntambara uhura nazo. gatatu ni uburyo ureka ibibazo bigakemuka mu mahoro nta rusaku uteye. nta rusaku. ibyo nibyo byerekana ko ufite bwa buzima. So abantu rero benshi iyo akiri umukene
cyangwa adafite uburyo ntiyasiba iteraniro, ntiyasiba gukora yego n'icya cumi cyubahiriza. Ariko iyo amaze gutunga miliyoni 10, icya cumi ndatanga miliyoni 1, bigenda bihinduka. urumva ha amakosa atangiye kuza, karande yari yaracitse ariko atangiye kwigira gute, kuyikurura ayiyegereza. twari tubarenganya buriya reka ukuri, iyo ni nyinshi. reka twivugire ku ma YouTube hano. Yego iriya misoro batwaka, ntabona ko abenshi bayunga bakiruka. yego uko ubonye menshi niko bagusoresha menshi, bafite ukuntu babigenza. Yego 30%. mu Rwanda barayasora, ntabwo dutanga imisoro mu Rwanda nk'iyo n'Amerika. Bibaza ko bakase kuvuga ngo uko ubonye menshi, bibaza ko bakoreye 3,000 si 900 cyangwa 1,300. 30 ugomba kuyatanga ku ijana, ugasora miliyoni 1 n'ibindi. Urumva ariko icyiza cyabo ni uko bayikuriraho, bakuretse ngo uzayabahe ntabwo wayabaha. reka none uko binamera bo bayikuriraho, ati turabazi, bayakuraho kumva arwaye mu bwonko, bakwereka ukuntu byari bimeze na nyuma bakakwereka ati twakuyeho. uzi ko ubushize mu mwaka washize nasoze 1,600 last year. 1,600 nzaragisoza 1,040 ahubwo. ibaza icyo kintu gusora miliyoni 1 hafi, ko njye n'amayero miliyoni 1 n'amaga hafi miliyoni 2, kandi nta kintu nabonye aho ngaho. Urumva bayashyize mu ntoki nayo nayo baba. Urumva umuntu atanga icya 10 ku bihumbi 10, agatanga icya 10 ku bihumbi 100, yego agatanga icya 10 kuri miliyoni, miliyoni 100 atanga icya 10, azumva yayandi ari menshi. ijana n'izingahe? Si miliyoni 10? Miliyoni 10. tuzi gukiranuka mu duke, ibyinshi tukifata. Ubwo wa muntu ahindutse impamvu yo guhamagara abadayimoni mu bintu bye, yazamutse abimurikira Imana, azamuka amenyereza Imana. Yego amahame abwira Imana ati jye Mana, umushahara wa mbere uzamagenza nzawuguha. yiteze umutego. icya mbere ntiyagiye ku rutaro ajya mu kazi, yarateze, yarariye, yarabyibagije, yaguze amayinite, bamuhembye asanga ibibazo afite biruta yahembwe. ati Mana rero bawihanganye wewe buri ikintu nzagukorera naho ubutaha. akabahamagaye dayimoni yinjiye muri bwa butunzi, agakata Imana akegera dayimoni. kandi wavuze wa mbere warahita Imana n'umakazi. nzakora iki? ukiri umukene wumva agahinda k'abakene, none umaze kurya ibagiwe agahinda k'iki k'abakene k'abashonje. ubwo kwe wamugisha ahantu urumva mu bintu bikomeye, warabohotse, Imana ikujyana mu birere ariko uribagirwa. Yego ngo giye mfite ibibazo byinshi ntabwo nabikora, ngo mfite ibibazo byinshi cyane, ngo urumva ngo ntabwo nabura bitanu ngo 1,000 cy'amara mu myaka myinshi. urumva ni bwa buryo bwo kutaba mu mahame, ubutunzi bugatwara umuntu kubera urwego umuntu yagiye ageramo. Yego ariyo mpamvu Salomo yavuze ngo Mana undinde gukena ntakugayisha, Yego ndinde no kumenya ntazagusuzugura mu gihe binkwiye. Yarazi icyo avuga, kuba nk'icumi zavuga ugakuramo nk'imwe ukayitanga biroroshye, ariko reka nk'ijana cyangwa 500 kurema nka 50 nako bikunda. ni bya pasiteri bashaka ba pasiteri barabeshya, ahubwo reka njye kubakira abakene, kandi nabwo ntubakira ntabwo bikunda. ntabwo ibintu by'Imana babyitiranya, icy'Imana ni icy'Imana mu nzira y'Imana. kayice iva mu kanwa ka nyirayo. nuva rero mu icyo gihe ubutunzi, ariyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo ngo ati nyamara Pawulo yaramubwiye ati ariko Timote, iyo kubaha Imana bifatije n'umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi. kunyurwa ni iki? ni uguheba. kunyurwa ni uguheba, ntusigarane umutima uri mu cyange. ubwo nakorera gato nkadutangira icyacu, nkumva nta kibazo, niba imbonye numva nta
kuko uzi ko ari mu mugambi w'Imana kuza aho wavuye wavuye. Yego, kandi wakuze Imana mugendana. ugeze ugiye kuba nka mugani Yesu yaciye ngo hari umugabo w'umutunzi uvuze ngo reka nsenye ibigega byanjye nuze ngo ubundi ngarame ngubwe neza. Iryo joro aramutwaye wa mwuka arapfuye. Ibyo rugasanga biri mu mpamvu imwe. Kabiri, kuba ibyo utunze utabihaha abakene. Yego. Kabiri, kwirengagiza. Gatatu, kwirengagiza ababyeyi bawe. Kane, kwirengagiza ababaye. Gatanu, kwirengagiza inzu y'Imana. Gatandatu, kwirengagiza igihugu cyawe. Siko benshi tubuze umugisha ari twe twawibujije. Burya n'abantu b'imisoro y'igihugu ntabwo bashobora gutera. Nsanze ibyo twavuze byose ahubwo dore izingiro ni iri ngiri. Aha. Kandi no muti icyo gihe aha turahasimbuka dute. Mbabarira utunsubiriremo ni dutandatu. Narangije umutwe wagiye. Ni kwirengagiza abakene. Ni byinshi. Kwirengagiza ababyeyi bawe. Kwirengagiza igihugu cyawe. Kwirengagiza inzu y'Imana. Ni byinshi bitatu nasobanuye harangira ngo noneho icyo gihe burya nkubwiza ukuri abantu batazi imbaraga z'igihugu ntibabizi. Ubiba he? Ubiba mu gihugu. Ukorera he? Mu gihugu. Ugenda mu mihanda y'igihugu. Uyituma he? Urara he? Ihagarika he? Hano. Ubyarira he? Mu gihugu. Urerera he? Ureberera he? Usengera he? Mu gihugu. Ni ikihe kiguha pasiporo? Ni igihugu. Ni igihe kiguha ubuvuzi? Ni igihugu. Kucyo kiba imisoro biratuma akantu uzagakata. Akoze ko abantu imivumo ibishe irabishe. Ubundi habaho umuvumo w'igihugu ukaza uragutorongeza mpaka ukakwangaza. Kakantu ndashaka uzagashyira imbere. Pe umuvumo w'ababyeyi, umuvumo w'itorero. Anyumva neza? Ndakumva cyane. Umuvumo wo kudatanga kokama tugendane. Umuvumo w'icyaha w'ibyaha. Gatandatu, umuvumo w'ubunebwe. Uko wakora kose urakurikirana. Karamvuze wakumvise? Nakumvise. Iyo utaramenya agaciro ko kwitwa uriwe mu gihugu cyawe ushobora no kumenya umugisha uhari. Noneho uyu munsi ubutaka no bwawe leta yarabukodesha ntabwo igihugu cyose ufite agaciro kuko ufite igihugu. Yego. Ufite pasiporo inyarwanda, ubuvuzi. Ibyo byose hari abantu babifata as granted. No, ntibabiha agaciro. Igihugu ni kimwe mu mbaraga zinjiza umugisha mu buzima bwawe. Iyo ukigambaniye kiraguhinduka. ugambaniye ubuzima bwawe bw'umuryango wawe. Iyo ugihemukiye kiraguhemuza. wihemukiye n'abagukomokaho ariko utabareka. Iyo ucyubatse kirakubaka. Ushatse kugisenya urasenya kuko ntiwagisenya ngo igukundire. Ubwo cyo urasenyuka ari wowe. Uratorongera ukazerera. Cyo kikaguma aho ngaho. Kandi kiza cy'igihugu kikwambura ubwene gihugu bwacyo. ugumana buri ikivume kizerera. Uhirwe yita umufarasi umubiri igihe umutandana wita ushaka ariko bazandika ngo avuka imhehe mu Rwanda. Mu Rwanda ariko bavuga aho uvuka. Wavuka utahakura pasiporo, utahakura irangamuntu, utahakura abavandimwe. Reka nkubwire umuvumo wavuze. Sikambwe ngo mu byiza Imana yageneye abisiraheli mwe nta na kimwe muzigera mubonamo. Ibaze kuba ibyiza Imana yageneye abanyarwanda. We ntacyo ufite kandi icyo gihugu ko wahemukiye umunyarwanda n'u Rwanda. Ibintu kubyumva ndakubwiza ukuri igihugu, ababyeyi, amaboko yego yawe n'itorero ibintu ugomba kwitondera kubaho kwawe cyane. Sinzi ubyumva. Ndakumva cyane. Ibi birera abantu benshi ubwo butunzi burabasaza. Akiba muri
bahimbiyemo akiba, abandi bagahimba ibindi mutamenya, abandi bagateka ibyo utazi. Njyewe hari igihugu kimwe nzi bajya bateka amavuta bagashyiramo amavuta ya moteri, ayo ntajya akama, kandi ngo ni Nyamirambo sinzi ibyo mba numva nitira n'ahandi henshi ntamenya. Uko urushaho kwica umunyagihugu ntabwo ajya akama, barateka mpaka ni kurushaho kubabaza Imana yahamushyize. ibyo bintu barabibwiwe n'iki? ntabwo akama, urateka mpaka. Yose navuye mu icyo gihugu ntabireba he simbizi. Niyo mpamvu ugiye burya bayatekesha n'imyaka 1000. niyo mpamvu ugiye burya mu buzima bwanjye gupfa kurya resitora ntabwo ari ibintu byanjye. Ushobora cyakora agakaba ko ntagasoma, ariko ibintu byakaranze aho ngo ndashaka amafiriti wapi, ndakwaka kawunga n'ubugari umyihere n'iki n'imboga zidakaranze. Yego. Cyangwa nazo nzireke cyambere kundi mu bindi bintwaye iki ko ntatuye muri Amerika, sisi mu Rwanda ndetse nta mu Rwanda, reka Kigali yose ni hafi. Yego. Urumva iki kintu cy'umuvumo, yego, ubwo biragukurikirana. Imana yo rero yo burya Imana yaraturemye. Kamone Imana yaraturemye, ariko imaze kuturema izi n'ubwoko yaturemeyemo. yego, turi Abanyarwanda, yaduhaye gakondo, turi abake, Abanyarwanda, turi Abarundi, turi oya. Ni nayo mpamvu ugomba kubaho Imana mu muco wa Kinyarwanda. Nta Munyarwanda wambara ubusa, oya. nta Munyarwanda uri ku gasozi, kirazira, nta Munyarwanda uri ku gasozi, kirazira. hariho kirazira z'Abanyarwanda, Yego. kandi Imana ikazidushimiramo cyane. yego, Uzi ko Imana ifata bisa rikaba amategeko. Shaka kubwira abagenzi bacu batubwira badukanisha amategeko yabo, barya ntagature batwebwe buri. Yaravuze ngo ngiye kubaha amategeko abatandukanya n'andi moko abazengurutse. Niyo mpamvu kirazira z'Abanyarwanda zo z'abagazi. Yego. Hari kirazira ziri common, ntuzice, ntuzibe, ntuzagire gutyo, ariko hari izindi zihari bavuga, ntibakora, bakora. N'ikibazo. Yego. Uganda kanyanga barayiteka no mu bigunguru bayinywa nk'abanywa amazi. Mu Rwanda ntibishoboka. Kirazira. Iyo twaye mu kajerekani wambutse bazagufata, ariko iyo mu nda ntacyo bazagutwara, ko nta tegeko rana ngo uyishyize mu nda ntacyo, icyakuryemo agashashi baguhitana, ntibashimye ntacyo bagutwara. So harimo kirazira. Yego. Hari ahantu nzi mu gihugu kimwe basezerana bamaze nk'imyaka 10 barabyaranye baremeranijwe. Iwacu ntibikunda. Hari igihugu kimwe nzi noneho bemera amasezerano yo mu itorero kuruta ya leta. Mu Rwanda ni leta. Yego. Ibyo rero bya kirazira n'imico n'imigenzo n'imibereho, iyo bitandukiriye Imana ntikubona neza, ariko ni wa murengwa. Ni gute umukecuru yambara ubusa, ni gute umugabo yambara ubusa, kandi ko n'abagabo bambara ubusa ntabwo mbyemera. Hari abagabo bambara ubusa bibaho se, ugasanga uko ateye imbere hose, imisozi n'amataba byose biragaragara. twibaza we yagiye kwerekana ibiki imbere hariya ngo barahari. Niba hari ibintu bidafite ikintu bivuze no kwerekana sex, kuko nta udafite ubwo buryo buri wese arabufite kandi mu rwego rwe. Ntabwo ari umuco wacu. Niba warakoze ingendo ukareba Abanyarwanda bakunda kurira mu modoka ni bangahe? ntabwo ari umuco, ariko mu Kongomani si ikibazo, ni ibintu bisanzwe. Umugande kuva mu igaraje agahita ajya adakarabye si ikibazo, ni ibintu bisanzwe. Ngisi yo ucawe tu ni kazi, aha tango yari ibintu tugomba kumenya mu misengero no mu myubahire y'Imana. Niyo mpamvu twebwe gusengera abantu batura hasi mu Rwanda tutabyemera, si ibico yacu. Yego. Rero amafaranga kenshi ashora abantu gukora ibyaha no kwangiza, sibyo? Yahaye Imana kibishoboye, yasurana kibishoboye, ariko amaze kureba ati nta mwanya afite. Icyambere bwa bukire umusibije mu rusengero. Nibyo kuko ntwahora mu rusengero ufite akazi ukora, ariko nutaboneka ugerageza uboneke. Byabakuye muri korali, byabakuye mu guhimbaza Imana, byabakuye mu gufasha. Bwa bukene yari ari Imana iramutabaye, none mutabaye yongeye kwisubiza hasi. Rangiza ngo ni musengere karandiraje. Imana tubwo wajya bamenyereje icya 10, menyereza kunkorera, menyereza gushyigikira korali, abantu barishimura bagaburira, none barihagaritse. Kandi iteze cya munara kuko kuye Imana iguhombe
guhombya burya kuko Yesu yirije abantu mu bwato yirije abantu bararabarwa nta kintu bafashe uzi impamvu buriya Yesu yashaka buriya bwato kugira ngo abwigishirizemo kandi iyo baraba bagataha ntabwo yari kubabona ifa zihisha hakurya ibyawe bikuri iruhande nuko utaremera Yesu kugira ngo bategereze azababwira arazibuza ati mwe mwigire hose mwigire hagati hirya iyo mwihishemo kuko nkeneye ubwato bwabo yego ariko kumbi yari akeneye ubwato akeneye na ba Petero banze mbabwire bari nko bamesa bume bati ko dusanzwe turoba tuzibona ko nacuzaga bitwimera nkajyanze bikemera ko nagitumiza kontine byagenze gute se nyine Yesu yarakuze waramusabye araguhara ko ukorera Uwiteka bizana inyungu noneho barangije ngo Yesu azihisha mu nyanja ugasanga bamesa inshundura ngo batahe bahonye bamesha bati ngaho ni musure mugize imbere ajyamo arigisha maze kwigisha ati ngaho tugende turobe bati twakije turoba nta ati mugende umuntu wese ajugunye iburyo bwe yego umwana amuhaye uburyo bwo tuzabona nk'imigisha barazifata baje ati ngaho muri mu nkurikire banaziriye bagira abarobyi b'abantu hari igihe Yesu agukerereza ukategereje wowe kugira ngo banze wumve ijambo yego yuko wamukwebye ugaruke noneho ubwato buroba ntiburobe fungura iduka ntihagire uwinjira yego tangira farumasi ntihagire uyizamo waragiye kagura moto igapfa buri munsi ukiboneka kumva Imana ikeneye wowe ntabwo ikeneye ihagarika ubwato bwawe ugahora uvutse ugahora ukoresha ugahora uhomba ugahora bakwiba ugahora bagwa ugurije ntagusubiza uwaye ntaguhereza ugahora uri musazi burundu yego nanjye se wanyumvise ariko cyo muzakubwira buri nakumvise cyane umukozi w'Imana sengera ngo nyiruka n'abadayimoni utangiye kurota iwanyu uhinga utangiye kurota uri ku isambu uri mu ishuri rya kera wambaye ya myenda ati sengera ati karande zazanywe n'iki nuko ubwato bwatumye uhaha yego wabucumuriyemo rero ko Imana igushyikira irafata bwa bwati bushyire ku nkombe mbese ishundura yego uranga uruhombo tumize byanguje bipfe niba yaraguze zaji bahagaritse ufite nk'amakarito nka 500 bibe birapfuye urahombyemo burundu ufite iyo duka ryabyo ye baba data we yaba ubwo no byanahagaritse banagufasha bakumena uburyo kubera iki wakuze ukoreshereza ubutunzi bwa Imana bibaye byinshi Imana urayisuzugura ifata ati none kamwereke se kibazo shyiraho video virusi iryawe shyiraho video urebwa na 200 shyiraho video urebwa n'umuntu umwe ukoresha imbaraga zose ugasenga ukajya ku musozi Imana iterigara igafata ubwati kabubika he ku nkombe kugira ngo izibanze ikubwire agati nimujye arajya marigisha ubundi Imana ikene cyero ndakukebese ngo bajye muhengeza kubera kumvira se bakamutegereza bakuyifaho zisanzwe ziba baziroba no kumanywa igihe kitari rero hajya ngo twirukane kandi n'inyatsi ugasanga ubwo nibo bihamagariye ngo satani ni mugaruke kuko baribagiwe bibagiwe y'ijoro bagirwa ya saa 9 asengesho bagirwa yo guterana batumurimo noneho n'imitungo yabo ntiyakorera Imana bityo bahamagara dayimoni niyo mpamvu cyamunara ibihombo uburwayi bazi byinjiriye abantu aho arenganya Imana kandi arengana ni wowe rero ubwo bwato bwabo rero hari abafungura iduka agategereza ugashyira ikintu ku isoko ugategereza uzakubaza nuko witwa barangiza ukibanga ariko Mana urampora iki iraguhora iki kandi wakoze kosa rero Imana ibamushe kandi mutabarwe sinagira musigire hano abantu mu izina ry'Yesu bituna mwuka mubi abantu bibuka aho bavuye naho bagwe bahindukire Imana ibamperusha ariho dushorera ikibazo tubabwira ngo turahari ku cyumweru tuzakomeza Imana ibamushe mu izina rya Yesu amen. Mana turagushimiye uri Imana yo kwizerwa uyu mwuka wibagije abantu turawirukanye ku bagabo ku basore ku bakobwa ku babyeyi watumye bakwibagirwa bituma bahura n'ingorane z'ibihombo bitandukanye hirya no hino haba mu miryango haba mu bavandimwe haba aho bakorera yaba mu byo bakora Uwiteka ndagira ngo nkwinginge aya masaha uyu munsi aka kanya wongere ubibutse kugira ngo bongere bakumenye bakora ibyo bakoraga
mu gihe cyashize bigatuma bagubwa neza. None shitani n'imbaraga ze yabateje umwuka mubi, ariko duhagaze muri ubu butware, duhagaze muri izi mbaraga, duhagaze muri aya mavuta akandagira amateka yo gutuma abantu banyeganyezwa na shitani, ndatura imbaraga zo kwibuka bakore inshingano zikwiye ku buzima bwabo kugira ngo bakire umugisha utavogerewe, bakire imbaraga, bakire ubutsinzi, bakire gukira, bakire guhirwa, bakire gukomera. Ubikore mu izina rya Yesu Kristo, kuko byose ujye ubikorera mu kwiyubahisha. Urakoze kubikoze mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen.